isano n'amahano Imana yagiranye n'abagore. Amahano ya mbere nuko Kayini ashobora kuba yararyamanye na nyina Eva. Turabisanga mu Itangiriro igice cya 4 umurongo waho wa mbere, niho turabonera inkuru ya Kayini na Abeli. Isi yari ituwe n'abantu bane. Kayini yica Abeli, hasigara 3. Muri abo 3 hari abagabo 2 n'umugore umwe, kandi Kayini yaje kubyara. Ubwo yabyaranye n'uwo mugore umwe wari usigaye rero ari we nyina Eva. Iryo rikaba ari ihano rya mbere Imana yakoze ryabayeho cyangwa Imana irebera. Amahano ya kabiri nuko abana b'Imana baje ku isi bakabona abana b'abakobwa bakabasambanya, bakabyara ibintu by'ibigiant. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 2. Yesuwa yishe abantu bose, yica abantu bose atatoranye n'abana arabica, impinja arazica ndetse n'inka arazica, ariko arokora indaya. Yesuwa igice cya 6 umurongo wa 22. Inama ya gatatu, kuba Yesu arisha abantu bose ariko indaya tukabonera rokotse. Relationship between women and God, isano riri hagati y'abagore n'Imana. Yesu yavukiye mu rugo rwa Yosefu na Mariya. Yesu yavukiye mu rugo rwa Yosefu na Mariya, avuka byawe na Mariya ariko atabyawe na Josefu. Ubwo Mariya yabyaye hanze, yaciye inyuma umugabo we Yosefu. Mariya twakamuregeye Imana, ariko ngo Imana niyo yamubyaje Yesu. Twese turabizi ko Yesu ari umwana w'Imana na Mariya. Hanyuma Yosefu Imana iramwica, jyana Mariya mu ijuru, aho izajya imushaka ikamubonera ku gihe. Matayo igice cya 1 umurongo wa 20. Umwana wa Samusi uravukana isunzu, ko mu Kinyarwanda tuvuga. Yesu ibindi byaha byose byaramubabazaga akabirwanya. Imwe byaranamurakazaga akamenagura n'ibintu. Urugero amena ibintu mu rusengero, murabizi, ubw'ibyaha byo gucukugira inzu y'Imana isoko. Ariko bamuzaniye Mariya w'indaya. Abafarisayo bamuzaniye Mariya w'indaya, bamufatiye mu cyuho. Yesu arabirukana, asigarana na Mariya. Sinzi ibyo basigaye bakorana, gusa ngo Mariya, ngo Yesu yatakije Mariya, Mariya ararira. Mariya arayirira, hanyuma Yesu aramubabarira. Relationship between women and God, isano riri hagati y'abagore ndetse n'Imana n'amahano rugeretse. Mba natangire kukuba Adamu yaragize abagore 2 ari bo Lilith na Eva, ariko ibyo kubera ko bitari muri Bibiliya nabisimbutse. Chitane WPR YouTube channel ni Toka Stanitani.